mu mwaka w'1300 mbere y'ivuka rya Yesu. Muri iyo myaka abasekuruza ba Misiri barimo barakora icyitwa Egyptian civilization, bari kuvumbura ibintu byinshi by'ingirakamaro harimo nk'inyandiko, ubwubatsi buhambaye ndetse n'ibindi. Abasekuruza b'Abanyamisiri muri iki gihe cyose bavumbuye ibintu byinshi by'ingirakamaro kandi byagiriye akamaro sosiyete yabo. Nyuma ya Egyptian civilization cyangwa se iterambere ry'Abanyamisiri muri rusange hashize imyaka 320, iki gihugu cya Misiri cyayobowe n'umwami witwaga Netergeket Djoser. Uyu mufarawo Djoser akaba ari we wa mbere atangije iyubakwa rya piramide mu gihugu cya Misiri, ndetse n'abandi bafarawo bose bamukurikiye nyuma ye yose babigira umuco bakajya bubaka piramide mu buryo kugira ngo abeho wazashyingurwa nibamara gutanga cyangwa se bajya mu bundi buzima, nk'uko abasekuruza b'Abanyamisiri ba kera bizeraga ko umwami wabo cyangwa se farawo wabo yabaga agiye mu bundi buzima iyo yabaga amaze gutanga. Izi piramide zo mu gihugu cya Misiri zimaze imyaka 5000 zihagaze, akaba ari tugiye kuganiraho mu kiganiro cy'uyu munsi. Turajya mu mateka yazo, ko zubatswe ndetse n'ibintu bidasanzwe byose bizigize. Ushaka kureba ikiganiro cyose kirambuye wajya kuri Mewa Ozone Info, ukora ikiganiro cyose kuri